byiza nshuti mwese, ibihe byiza ndabasuhuje. Imana ibampere umugisha mu byo mukora byose, bikomeze kubaha guhaha mukaronka. Ndaje rero imbere yanyu kuri uwo munsi wa Saint Valentin, mbasuhuza mbabwira ngo umunsi mwiza ku bakundana. Umunsi mwiza, nimba baguhaye ururabyo Imana ishimwe, nimba ntarwo baguhaye nawe uzaruhabwa undi mwaka, cyangwa se na ngombwa kuri izi tariki banaguha ukwezi gutaha cyangwa bakanaruguha n'ejo. Ubwo ni uko nyine izi tariki ari iziba zashyizweho ko ziba byagenwe, ubwo nyine nawe uzaruhabwa, cyangwa se nawe urwihe ugenda ureba ahantu hari ibihuru ururabyo. Ntatinze mu magambo rero, ikintu cyo kubasaba, nageze kuri YouTube, mfite channel yitwa Wansol Media. Ndi kubasaba ngo mugendeho, mukore subscribe, mukore share, ndetse munatange comment. Urugendo dutangiye rw'uyu munsi rwo kuva Saint Valentin kuri 14 z'ukwa kabiri mwaka wa 2025, nizere yuko tugiye kurutangirana mukansindagiza, mukamfata akaboko, tukagenda tukazagira iyo tugera. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko ndizera yuko hamwe namwe nta kidashoboka. Ndabizi ko muri abantu bakuru, kandi muri abantu namwe umuntu ashobora kugira ikintu agusaba nk'icyo cyoroshye, kujyaho gusa ugakora subscribe, bakanda kukazogera, ukazajya ureba ibintu byinshi nzajya ngenda nshishaho. Abantu ibitekerezo, aho ubona ari bibi ukankosora, aho ubona ugomba kunshyigikira ukanshyigikira, hanyuma ubuzima bugakomeza, tugakomeza tukibanira kuri YouTube nk'uko tubona n'abandi nabo bashyigikirana. Ndabizi ko wakoze subscribe nyinshi ku bantu benshi batandukanye, wenda kuko hari ibintu bakoraga byagushimishije. Nanjye mfite benshi nagiye ma subscribe bitewe n'ibyo mbona abantu nkorera. Hari igihe ubona umuntu nyine nta kintu cya special aba yakoze, ariko bikaba ngombwa ko umuha subscribe, kuko ntacyo wibiguhombyaho gukoraho gusa kuri subscribe, zikazamuka zikava kuri 1 zikagera kuri 2, 10, 20, 30, 100, 200, kugera ku 1000, 100, 100, kugenda. Ntawe bitabera. Niyo mpamvu nanjye ndi kubasaba ubushake bwanyu. Hari byinshi nzagenda mbagezaho kugira ngo tujye dukomeza tubane, utuntu tw'udukoryo, ibiganiro n'abantu batandukanye tuzajya tubikora. Amakuru tuzajya twicara tubabwira amakuru ari update, ari gutrendinga, yaba ya politiki, yaba ya siporo. Tuzajya tureba ikinyamakuru runaka, cyaba Igihe, Umuseke, Ukwezi se, ndetse n'ibindi binyamakuru byo hanze. Tuzajya tureba amakuru agezweho tuyabagezeho. Tuzajya tubagezaho kandi n'utundi tuntu dutandukanye mu makarisiye bihabera, utuntu tw'udukoryo. Tuzajya tubicisha no kuri uyu murongo mugari wa YouTube, ariwo Wansol Media. Ntekereza ko rero uyu munsi icyo ngiye gutangira mbabwiraho, mbere murabizi ko filime nyarwanda ntabwo abantu bazikundaga, bavugaga ko ngo ni théâtre ngo zigaragara. Ariko ntekereza ko kugeza kuri uyu munsi noneho nta muntu watinyuka kubivuga, bitewe n'uko aho zigeze, aho zigejeje abazikina,
aho zigejeje abaziyobora ba nyirazo, ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese. Niyo mpamvu rero mfashe aka kanya ngo mbaze bano bantu bakurikira. Ndabaza Shaffi, filimi nyinshi akina anayobora ze, ndetse uhereye kuri Mukeba nubwo yayihagaritse, iyindi ari gukora cyane noneho yitwa Umuntu. Nongere mbaze Bamenya, muri filime yitwa Bamenya series. Mbaze Impanga TV, muri filime bita My Father in Law. Nongere mbaze Fabiola, muri filime akinamo ndetse n'abo bazikinanamo bita Inkovu series. Ndetse mbaze na Clapton Kibonke, muri filime ye bita Umuturanyi. Icyo mbabaza ni iki ngiki: ushobora gufata umwanya wawe, ugafata amafaranga yawe, ugakora investment muri filime yo gukina, ukategera abakinnyi, ukabagaburira, wenda mwema n'abahemba ukwezi, simbizi byashoboka. Mushobora kuba mwebwe mubahemba buri kwezi kuko filime zanyu zateye imbere, zifite aho zageze, zininjiza. Kuko filime ushobora kugira gutya nko mu isaha imwe ugasanga irebwe n'abantu barenga 100,000. Iyo filime ntabwo iba ari filime wavuga ngo yabaye flop. Icyo ndi kubabaza ni iki: ushobora gufata uwo mwanya ukajya kuri shoot, ukajya gushutinga, amakamera yawe watwaye, ibikoresho byawe byose wabijyanye, ugashutinga, hanyuma filime washutinze ukagenda ugashyira muri mashini ukiryamira, ntuyeditinge, ntuyapulodinge, ntuyishyire kuri YouTube kugira ngo nawe ikubyarire umusaruro. Konzi umugabo wabikoze agakinisha abantu filime, abantu barenga 20 bagata ukwezi, bagata umwanya ukigakinga n'ukwezi 2, 3 bagenda ahantu abagaburira, rimwe na rimwe akabana nabo gatike, rimwe na rimwe nyine akabaho gatike, ariko bikarangira filime zose bakinnye nta n'imwe ashyize kuri platform. Kandi afite platform ikurikirwa, afite YouTube channel ikurikirwa n'abantu basaga 200,000. Warangiza ukavuga ngo abantu baraguhombe, kandi nawe ubwawe utarigeze ukenera gupromotinga ibyawe ngo nawe by'exploit. Ubwo se abantu baguhombe cyangwa niba bahombe umwanya wabatesheje nawe utiretse, ubwo ngaho umunsi wese nawe abo bantu mbajije haruguru mwese, abantu bavuze muri izo filime navuze nuko nzireba, nuko nakoze subscribe. Byaba byiza nawe ubwiye agukinisha ndetse nawe ugakora subscribe niba uzakurikira kino kiganiro. Ubwo se uwo muntu ari mu nyungu yarungutse, cyangwa se ahandi yabijyanye? Se yafashe filime azirekeramo aho ngaho muri mashine tu, arabyihorera, aziryamisha aho ngaho, arazisinziza, aranazorosa, aranazisegura? Cyangwa we ku giti cye afite ahandi yazijyanye abantu batamenye, wamenya ari ibiki? Ubwo rero munsobanurire namwe Banyarwanda, Banyarwandakazi, murabizi ko wenda nibwo mutabizi, ariko kugira ngo filime isohoke byasabye ibintu byinshi cyane, depanse nyinshi cyane. Ibaze noneho kugira ngo ukore izo depanse zose, numara gukora izo depanse nawe wakabibyaje umusaruro, ugenda ufata za filime ugenda uzishyire muri mashini, uzirekereyo zisinzirireyo. Ibyo bintu bibaho? Cyangwa nuko umuntu aba afite indi target ye, afite aho ari kujyana ibyo bintu? Gusa afite ahantu yabishyize. Mujye muri comment, mumpe comment, munakore share, hanyuma numara gukora share munakore like, mukande kuri like. Uburenganzira bwanyu, ariko ntekereza ko nta kintu byabatwara gukora share, subscribe, twamara comment. Zaba izintukana uburenganzira bwawe, zaba izinshyigikiye nazo ni uburenganzira bwawe. Bantu rero mugiye kuzajya mubona hano kuri YouTube,
ukabona muranzi, waba uri uwo mu ntara y'amajyepfo, waba uri uwo mu ntara y'amajyaruguru, waba uri mu iburasirazuba cyangwa iburengerazuba, waba uri mu mujyi wa Kigali, niyo waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ahandi hose ukagera ukajya kuri YouTube ugasacinga Wansore Media ukabona urambonye, nkora subscribe, ntekereza ko nta kintu byagutwara, ntekereza ko nta kintu byaguhinduraho, nta kintu byakwangiriza, yego ni uburenganzira bwawe pe, ariko banza kwanza yewe nsubize umpe igitekerezo ku bintu nkubwiye haruguru, uko ubyumva, nimba wumva ko umuntu yakwemera guhomba uko yiboneye. Bantu bo muri Espanya mu ntara y'amajyepfo, umuntu wize muri Espanya, umuntu wize muri Saint Esprit Christ Roi, muri SN, muri Maranatha, muri Mater Dei, muri TH, muri Coast ndetse n'ahandi hose hose, ndabasabye muhore subscribe, mushyire kuri iyi mihanda nanjye nkore ntikoresheje kuko nabijemo mbijemo. Imana ikomeze kubaha umugisha, rero ndabashimiye cyane. Wa muhungu wanyu Nshimiyimana Olivier aka Wansore, wambaraga amanda ku iteme Kidegana na Cyaro, Jajo rya Mwendo, ishami ry'ikivu ritavogera. Murakoze, twagiye kuri Saint Valentin. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ciao ciao. Ciao ciao. Thank you very much. May God bless everyone.